turagushimiye wowe ufashe umwanya ugafungura iyi video. Kuri uyu munsi turagaruka ku muco utangaje w'Abazulu. Ikaze kuri T-Zone Media. Turagusaba ko niba ari ubwa mbere ugeze hano ko wakora subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibindi biganiro ndetse n'amakuru tukugezaho. Abazulu ni abaturage ba Afurika y'Epfo. Aba ni abaturage bagera kuri miliyoni 10. Ubu bwoko bumaze imyaka 351 bubayeho. Imyaka 351 bwambara ubusa. Imyaka 351 batazi kote, ikabutura, ishati, ikanzu ndetse n'indi myambaro ikoreshwa n'abandi banyafurika. Aba usibye kwambara ubusa ku gasozi, bafite n'ibindi bintu batandukanye n'abanyafurika biri mu muco wabo wanze gucika. Ubu bwoko bwavumbuwe hagana mu 1670 n'umuturage bita Zulu Mandela. Uyu abarwa nk'aho ari we muzuru wa mbere wabayeho, gusa afite ababyeyi ariko niwe wavumbuye ubwoko bw'Abazulu ndetse buranamwitirirwa. Mu muco w'Abazulu iyo umukobwa yagiye mu mihango ya mbere bamukoreshereza ibirori. Ibi birori havuzwamo ingoma yitwa ingungu. Ingoma y'ingungu ni ingoma ikozwe mu ruhu rw'ihene. Iyi bayivuza inshuro nyinshi, bakubita, basakuza ndetse babyina, baserebura ko umukobwa yagiye mu mihango ye ya mbere. Ibi babikora ku baturage bawo bose b'abagore bagiye mu mihango. Abazulu ku bijyanye n'ibyo kunywa, ibyo bakunda kwakiriza abashyitsi ndetse n'ibyo kurya, amazi, amata biri mu biza ku isonga mu bijyanye n'ibyo kunywa. Ubwo ndavuga ibidasembuye. Iyo tugiye mu bisembuye nabo banywa inzoga zisanzwe nk'iz'abandi banyafurika benga mu bitoki, igikoma, ibigori, ibihaza ndetse n'amadegede biri mu biryo b'imbere mu Bazulu. Ibyo nibyo bakunda kwakiriza abashyitsi, yewe rimwe na rimwe bagateka n'ibijumba. Ku bijyanye n'imyambarire, Abazulu bakiri bato, ndavuga abakobwa, bambara akantu kagufi hasi kagizwe n'ibyatsi biboshye neza, hejuru nta kintu baba bambaye. Ibi babikora mu buryo bwo kureshya abagabo. Iyo umukobwa amaze gushaka, amaze kuba umugore, arambara akikwiza mu buryo bwo kwerekana ko yafashwe. Abazulu batunzwe cyane no guhiga. Aka ni akazi k'abagabo. Iyo Abazulu b'abagabo bagiranye ibibazo, babaye ikibuga bakarwana. Iyo umwe yishe undi nta kibazo, gusa ibijyanye no kumushyingura niwe biba bireba. Intambara yabo ntishobora kurangira umwe adakomeretse. Iyo umwe akomerekeje undi ashobora guhitamo kumubabarira ndetse akamuvuza. Ibi biba buri gihe bagiranye ibibazo. Kirazira kubabarira Umuzulu mutarwanye. Umuntu agomba guhabwa imbabazi ari uko yakubiswe.